Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukurikiye Maombe Empire. Ikiganiro nta kindi ni money making cyangwa se gukorera amafaranga. Njyewe nitwa Maombe. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro. Mbifuriza kugubwa neza cyane aho muherereye hose mwebwe mudukurikiranye. Hari abari mu majyaruguru y'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu majyepfo, abari mu burasirazuba, abari mu burengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari mu ntara ya gatandatu, aribo aba diaspora, abari hanze y'igihugu badukurikirana. Kandi nanone hari n'abanyamahanga nyirizina bajya badukurikirana muri comment, ndabibona rwose. I thank all of you, ndabakunda cyane. People from the neighboring countries of our country, I greet you in the name of Jesus. Mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. People from Uganda, from Tanzania TZ, from Burundi, people from Kenya, people from DR Congo. Nawapenda sana wote, nawapenda sana, ndabakunda cyane. Baherereye mu Bugande namwe jya mbabona muri comment, ndabakunda cyane. Ndabakunda kwagala munonga, ndabakunda cyane. Nimba mbivuze nabi mumbabarire, ndabakunda cyane rwose, muradukurikirana cyane, njya mbabona mutanga ibitekerezo. Abantu bantungamo, abantu ba Kampala, abantu ba Mubende, abantu ba Kabare, mwese nimbaramutsa Ruhanga abakomeze. Mvanzemo n'akanyarwanda mu Kigande, ariko murumva ko ngerageza, nubwo ntarabimenya neza cyane ariko nzabimenya. Watu wa TZ nawapenda sana, watu wa TZ nawapenda sana. Nawafurahi sana, nawafurahi. N'igiswahili turagerageza nubwo tutakizi cyane. Ndabakunda cyane. Abantu bo mu Burundi namwe ndabakunda cyane, muradukurikirana hano mu kiganiro cyacu, ikiganiro cyanyu money making. Mugabo ndabakunda cyane mugabo. Okay, n'abari hanze y'igihugu mwese ndabakunda. I love you so much from the depth of my heart. I love you, ndabakunda cyane. Rero maze iminsi mutambona ntabagezaho ikiganiro, maze cyumweru gishobora kuba kirengaho nk'umunsi umwe, ngira ngo mubanze mumbabarire kuba narabuze, ariko nanjye ntabwo ari njyewe, akazi kabaye kenshi. Kandi mbamenyesha ko ikiganiro money making mujye kujya mugikurikirana umunsi umwe mu cyumweru, njye kujya nkibagezaho rimwe mu cyumweru. Mwihangane rwose, ndajya mara iminsi 7 mbategurira ibintu byiza birajya bibafasha, noneho bibagezeho rimwe mu cyumweru. Nitwa Maombe nk'ibisanzwe. Iyi ni Maombe Empire, iyi ni money making, nicyo kiganiro. Kanda subscribe niba utarayikanda, ukandi like, ukore na share, usangize inshuti zawe kugira ngo nazo zimenye izi nyigisho kandi zizumve. Uyu munsi rero nabaziye, ariko nabaziye neza, simbaziye nabi. Uyu munsi nje kugira inama urubyiruko. Ngira ngo murabibona ko urubyiruko gutunga amafaranga biragoye. Hari nabo nganira nabo usanga bavuga bati hakize bapapa bacu na basogokuru bacu ngo bageze mu gihugu cyera bagafata amasambu bakiyafatira ubuntu batayagura ngo nibo bakize. Ariko naje kugira ngo mbereke igituma muvuga ibyo bintu, mugira ibyo bitekerezo, muvuga muti nta mafaranga tuzatunga biragoye. Ati wakize n'uwavutse kare rwose agafata amasambu y'ubuntu, naho ubu ngubu iki gihe kibanza kiragoye, n'akayabo k'amafaranga. Ati biragoye ko twatunga ifaranga. Uyu munsi rero nje kubabwira impamvu zituma urubyiruko rugorwa no gutunga amafaranga. Ubwo numara gusobanukirwa bino bintu urahita umera nk'ufunguriwe robine y'amafaranga, kuko birahita bicamo rwose, uratangira uyabone. Ariko nkwibutsa no gusubira inyuma ukareba ku biganiro bitatu maze kubagezaho. Ikiganiro cya mbere ni uburyo bworoshye bwo kubona amafaranga abantu batazi. Icya kabiri ni ibintu 10 bigaragaza ko uzaba umukire nubwo uri umukene. Icya gatatu mubabarire ni ibiganiro 4 maze kubagezaho. Icya gatatu ni ibintu 7 ushobora gutuma ukena byihuse. Icya kane ni business ushobora gukora nta gishoro ufite, cyangwa se ufite igishoro gito. Mugende mu birebe nabyo birabafasha. Noneho iki kiganiro cyo tugiye kurebaho cyitwa impamvu zituma urubyiruko rugorwa no gutunga amafaranga. Uyu munsi nibyo nje kubabwira kabisa. Numara kumva kino kiganiro kagikurikirana, biraza kukorohera cyane, bityo umenye kata cyangwa se technique zo kubona amafaranga.
Nje nitwa Mahombe rero, iyi ni Mahombe Empire, ikiganiro ni money making. Reka ntangire. Tugiye kureba impamvu zituma urubyiruko rugorwa no gutunga amafaranga, cyangwa se impamvu zituma ruvuga ngo amafaranga ngo yarabuze. Twihute. Impamvu ya mbere ni ukutimenya. Urubyiruko rwinshi ntirujya rwimenya, aho usanga urubyiruko urwinshi cyangwa se abenshi bavuka mu miryango ikennye, ariko ntibashishoze cyangwa se ngo barebe kure bamenye ko nibadakorera amafaranga cyangwa se nibadafunguka mu mutwe ngo batangire bashaka amafaranga hakiri kare, barandura izo karande z'ubukene bizabagora. Hari urubyiruko rwinshi ruvuka mu miryango ikennye rwose, ugasanga n'urwagize amahirwe rukiga, ugasanga imyigire yarwo ni uguterateranya. Yagize amahirwe se compassion iramwishyurira ariga, yagize amahirwe se ajya mu mushinga uramurihira ariga, yabonye se umugiraneza aramwishyurira, ariko yanasoza akaguma agatekereza biri hafi, agatekereza bya cyana, agatekereza igikene, ntafunguke mu mutwe hakiri kare ngo abe yashaka nk'umushinga cyangwa se agashinga yakora uko kaba kangana kose ngo atangire yinjize, yimenyereze ubwo buryo bwo gukorera amafaranga, bityo bitazamugora mu minsi iri imbere. Rero iki kintu cyitwa kutimenya, urubyiruko rwinshi kirarugora, ugasanga nyine birarugoye gutunga amafaranga. Icya kabiri, ubunebwe. Urubyiruko rwinshi rutinya gukora ngo biravuna, kandi ntiruzi ko ariho hava umugati. Hari nabo ubwira ngo bakore bakakubwira ngo haracyari kare, tuzaba dukora, turacyari bato. Hari abishuka bagashukwa n'imyaka barimo, batazi ko igihe cyo gukora ari iki ngiki. The day to start working is today, not tomorrow. Not tomorrow, is today. Igihe cyo gutangira gukora ni uyu munsi, ntabwo ari ejo. Kano kanya ukibitekereza, tangira ukore. Start now, do it. Start now, do it. Tangira gake gake, uzagenda ukura kugeza igihe uzaguka, hakaho expansion y'ibyo ukora. Rero urubyiruko rwinshi ikintu cyitwa ubunebwe kirarusaritse, barimo baratinya gukora. Ntiwamubwira ngo kora kano karimo, ntiwamubwira ngo ngwino mfashe ibi n'ibi, n'ubwiye ngwino aramanza kukubaza ngo urampa ngahe. Yego kuyabaza ni ngombwa, ariko hari umuntu ubona n'ubundi nagukoresha haraguhemba atari bukwambura. Tumaze tugire umuco wo gukora, amafaranga azaza nyuma yaho, sibyo? Urubyiruko rwinshi rero ntabwo rushaka gukora, bashaka kubaho nk'abasongareri, kandi bakibagirwa ko bakenera kurya ibyo barya biva mu gukora. Usanga rero kino kintu gitumye urubyiruko rubura amafaranga, ugasanga nyine harimo abarimo bashukwa n'imyaka ngo baracyari batoya, ngo bazaba bakora, kandi barimo barakonsoma iwabo, bararya iwabo. Iki kintu cyitwa ubunebwe rero mureke mwa rubyiruko mwe, ikintu cyitwa ubunebwe tukikuremo, dukore, dutangire dufungure moteri y'amafaranga, ibintu bizagenda neza. Icya gatatu, ikintu cyitwa kwitinya. Hari urubyiruko rumwe na rumwe rufite imyumvire idahwitse yo kwitinya, bityo ugasanga batinya gukora akazi kamwe na kamwe kari hafi yabo, aho usanga bamwe bavuga bati hagize umbona nkora aka kazi, ndi inkumi nziza cyangwa se ndi umusore mwiza, ntiyanseka. Hari umusore utabwira ngo nsunikira ku igare, niturenga hano ndaguhereza ibiceri 2, akabyanga, kandi mukanya arakenera kujya kwiyogoshesha, kandi baramuca ibyo biceri 2, ntaho bifite ari bubikure. None ubwo arabikura ariko yanze gusunikira uwo muntu. Hari umusore cyangwa se inkumi utajya gukora ikiyede, akavuga ati se umuntu nkanjye usoje segonderi kano kanya, umuntu usoje kaminuza kano kanya, umuntu w'umusore mwiza, ibogari, umuntu wa kongwe nkanjye, ntihagira ubona ndi guterura icyondo, ndimo nterura amabuye n'amatafari, ntari bunseke. Baraguseka, ariko niba guseka ntawe uri bukugaburire, ntawe urareka igiceri ukeneye cyangwa se amafaranga ukeneye. Ihangane baguseka mu kanya numara guhembwa, ntabwo bara bakiguseka. Oya, ntabwo baraguseka. Korera amafaranga, pfa kuba ari akazi keza kemewe, akazi kari lego, katari illegal. Akazi kari illegal ni kazi harimo kwiba, gucuruza fraude, ibiyobyabwenge, kakazi katemewe nyine n'iyi leta yacu. Ako kazi niko kari illegal. Akazi kari legal ni akazi kemewe. Kora akazi kemewe urebe ko hari uzaguseka. Hari n'inkumi noneho ureba mana y'isi nijoro, kavuga ati se mana, wambona nterura icyondo, wabona ndimo nterura itafari, nujya gukora ikiyede nabo ntibaza gukoresha ibikuvunye, baza gukoresha ibingana n'imbaraga zawe. Baza kubwira ati terura icyondo, niyo wajya utwara igitiyo kimwe ntacyo baza gutwara, bazaguhemba icyo gitatu cyawe, ibyo 3,000 by'umuyede, kuva mu gitondo kugeza saa 11. Hari n'abageza saa 9. None se kuri gutinya ngo bataguseka, ngo abasore nibakubona ngo ntibazagutereta, cyangwa se ngo umusore ugutereta nanyura akakubona ari buguseke, ejo kurakenera padi urazikura hehe?
ejo ko urakenera ikanzu nziza uzayikura hehe? Ntukorera ku munsi n'ujya ukorera icyo gitatu, dore ko abenshi mukorera hafi y'iwanyu, ukajya uyasevinga ukajya kurya iwanyu ugahita ugaruka, nukora ukwezi uzaba ukoreye bingahe? Si 90,000. 90 ni harimo ikanzu, ni harimo n'utundi tuntu dutandukanye twiza ukenera. None nutabibona se, hari abanga kujya gukora bakabigurana amagara yabo, bakajya bakishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi. Ubu uzi ko uri gukorera amafaranga uri kuyabona ku buryo bworoshye, uraryamana n'uwo mukire akaguhereza ibyo 100,000 cyangwa ngahe, ariko burimo urashyira ubuzima bwawe mu kaga. Aramutse se aguteye inda, hari abo batera inda bagahita bajya mu byaha byo kuzikuramo. Ushobora kuyikuramo ikakwica, niyo wanayikuramo ikava mu bukozi icyaha, Imana ikwandikaho icyaha. Ikindi ashobora kutagutera inda, akagutera ibirwara, akagutera sida, akagutera imitezi, za mburugu. Inama nabagira rero, mukorera amafaranga avuye mu mbaraga zanyu, avuye mu maboko yanyu, sibyo? Mureke kwitinya no gutinya akazi. Iki ni ikintu cya gatatu gituma urubyiruko gutunga amafaranga birimo birugora. Icya kane, hari ugusuzugura akazi. Gusuzugura akazi, urubyiruko rumwe na rumwe rufite imyumvire itari myiza yo gusuzugura akazi, aho hari akazi ushobora guha umuntu, umwana w'umusore cyangwa w'inkumi, ntagakore, ahubwo akaba yishakira akazi keza karyoshye kandi ntamenye ko ibyiza bituruka muri ako basuzugura. Hari umusore ushobora kubwira uti waje ntaguha akazi, tukajya duhagararana muri alimentation yanjye, ukajya umfasha guhereza abantu icyayi no kubaha imikati no kubaha uducapati no kubaha amasambusa, tukajya dukorana ku munsi, nkajya nkubarira inote y'1,000, ku kwezi nkajya nkwishyura 30,000. Akabyanga, ati umuntu nkanjye usoje segonderi, usoje na kaminuza, ntabwo najya gukora ku kazi, wambona yanseka. Murabyumva? Wamubwira uti se waje tukajyana ko hari hirya rano bagiye kubaka, tukagenda tukaba bayede, ukajya baduhema icyo gitatu cya buri munsi, ko ku kwezi tuzaba dukora 90,000. Akabyanga, ngo umuntu usoje, ngo umuntu w'igisore cyiza w'inkumi nziza, umuntu usoje kaminuza ngo nawe bamubona aterura icyondo. Akabyanga. Ahubwo ngashaka ngo gukora ngo mu biro, ngashaka gukorera kampani runaka, ngaho arajya akora ahembwa ngo byibuze 100,000 cyangwa se 200,000 cyangwa se 500. Mama, izo diplome mufite se ntabwo muzi ko hari abazisazanye bavuze nako kazi kabahemba 30. Ikintu ngira ngo mbahugureho, mwirinde gusuzugura akazi. Akazi kose ni akazi. Ako ngako wita ko gasuzuguritse nukajya mukagakora neza, ejo uzabona promotion, abandi bagukenere baguhemba, bazajya baguhemba umushahara urenze kuri ayo wahembwaga, ugende gutyo. Ntawamenya rero by'Imana ikora, ejo cyangwa ejo bundi wazamuka, ukajya uhembwa nayo menshi. Ntabwo muzi ko ijambo ry'Imana ridushishikariza kwihangana, ngo mureke kwihangana gusohoze gukiranuka kwako, kugira ngo tubone kuzura rwose dushyitse, tutabuzeho na gatoya. Ihangane, Imana izabikora. Iryo jambo wenda nshobora kuba ntarivuze neza uko ryanditse, ariko ni gutyo rivuga. Ndumva riri mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 2 umurongo wa 4, niba ntibeshye. Ijambo ridushishikariza kwihangana. Icya gatanu, kwizerera mu mahirwe. Kwizerera mu mahirwe. Urubyiruko rwinshi ntirushaka gukura amaboko mu mifuka ngo rukore, ahubwo rurashaka kwizerera mu mahirwe, aho usanga hari urubyiruko rwinshi ruba rwizeye ko hari igihe ruzahura n'abazungu cyangwa se abanyaburayi cyangwa se abakire bakaruha amafaranga y'ubuntu. Hari ubwira uti ntawamenya nshobora kugira gutya nkahura n'umuzungu akanyishimira akampa amafaranga y'ubuntu. Mama, ayo mafaranga guha se yarayatoraguye we, ko yayakoreye nawe, ko arareba ko ashora imari, agashora amafaranga yamuvunnye kugira ngo abona ayo ngayo. Niwizera ko azayaguherera ubuntu, urambabaje. Kura amaboko mu mifuka, wikwizerera mu mahirwe. Kora. Birashoboka ko yashobora kuyaguhereza pe, kubera wenda isezerano Imana yaguhaye cyangwa se impano y'Imana, ariko n'Imana ikunda abakora. Kora. Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yabwiye Adamu ngo gututubikana ko mu maso he niko kuzamuhesha umutsima, niko kuzatuma arya. Bisobanuye iki rero? Gukora, gututubikana ko mu maso hacu, guhasoringa, niko kuzatuma twinjiza, tubona ko gafaranga, tubona ibyo turya. Rero mukore. Hari n'urubyiruko ubona bahora bagenda bareba hasi, rimwe na rimwe bakanasitara cyangwa se bakaba babagonga, ngari kureba niba aratoragura amafaranga.
hari abagenda barangamiye hasi ngo arebe nimba ari butoragura amafaranga, hari ukubwira uti ntawamenya hariya nagira gutya nkagwa ku gikapu cy'umuzungu nkatoragura igikapu ngo nkaba ndakize. Niwizera gutyo ntaho uzagera, uzaguma muri iyo myumvire urinde usaza ntacyo uzabona. Kora Imana ihereko iguha umugisha yagura ibintu byawe, sibyo? Noneho hari n'abagira gutya bakaba bafite utwo dufaranga twabo, aho kugira ngo badushore muri business bakatujyana muri betting, mu mikino y'amahirwe. Hagiye muri betting araye ari kureba ngo ari kwanariza Messi, ngejo ngo Messi ngaratsinda ngo hat-trick ibitego 3, aragiye bishyizeho ibyo bihumbi bya 50 cyangwa ibihumbi bya 20 cyangwa 5 cyawe cyangwa igihumbi cyawe gishyizeho kuri bet, ngo abetinze ngo nurya. Hari noneho abavuga ngo ipari nakoze ngo nirya, ngumva ngureta ngura ikibanza unakoze ngo ipari ya miliyoni mama shenge. None se koko urabizi neza ko Messi ari butsinde ibyo bitego 3? Urabizi ko Barcelona iratsinda, wenda iratsindwa, wenda iranganya, ubizi uti ngo ubufaranga bwawe wajya ukabushora muri business, uko yabanguka kose nuko yabimeze kose ko burakungukira, ko buraza aho inyungu kareka kujya kuyagabira umuzungu, uyajyanye muri betting arahiye, usubiye azero, usubiye gukora. Noneho hari umuntu twigeze tuganira yarambwiye ati yigeze kugurisha ihene ze 2, kandi ihene zirahenze ubu ngubu, yigeze kugurisha ihene ze 2 amafaranga yajyana mu Rusimbi. Ajyana mu Rusimbi abarahiye ngo yumva yakwiyahura. Ibyo bintu ntago ari byo rwose. Mwikwizerera amahirwe, mwizerere mu maboko yanyu, mukore, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nidukura amaboko mifuka tugakora, Imana izahera naduhe n'umugisha. Umugisha mu mbuto dushyira mu butaka, mu byo tugeragereje gukora byose ngo izabiha umugisha. Mureke dukore rero, tureke kwizerera mu mahirwe. Cya 6, kutamenya amahirwe ahari. Hari gahunda yitwa NST2 cyangwa se National Strategic for Transformation 2. NST1 yararangiye, yari manda y'imyaka 7 ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yatangiye mu mwaka wa 2017 igeza mu mwaka wa 2024. Ubu twatangiye noneho iyitwa NST2 National Strategic for Transformation 2, izamara imyaka 5, yatangiye mu mwaka wa 2024 ikazageza mu mwaka wa 2029. Muri iyi gahunda rero cyangwa se mu ntego z'iyi gahunda, leta y'u Rwanda ifite gahunda yo kurwanya ubushomeri, kurwanya ikintu cyitwa ubushomeri cyangwa se kubura akazi, aho buri mwaka izajya irema amahirwe yo kubona akazi menshi cyane, menshi, amahirwe menshi cyane yo kubona akazi, cyane cyane kurwanya ubushomeri mu rubyiruko, kuko urubyiruko harimo ubushomeri buteye ubwoba. Usanga no ku isi yose ubushomeri pourcentage cyangwa se ijanisha rinini ari urubyiruko mu bushomeri. Rero muri iyi gahunda ya NST2 leta y'u Rwanda ihayemo intego yo kurwanya ubushomeri, aho izajya ihanga imirimo myinshi cyane buri mwaka, kugira ngo izajya ihanga imirimo, ikore n'amahirwe kugira ngo urubyiruko rwinshi cyane rwegerezwe ayo mahirwe, rube rwabona akazi cyangwa se rukabona ibyo rukora rukinjiza kugira ngo ubushomeri bugabanyuke. Ahangaha rero muri aya mahirwe hari amashuri y'imyuga agenda yegerezwa abantu bose mu gihugu. Hari noneho no kwisa uyu muhigo, hari abafatanyabikorwa bafatanya natwe cyangwa se n'igihugu cyacu cyiza, aho harimo imishinga itandukanye. Hari imishinga igahamagaza cyangwa se igatuma abantu bashaka kwiga imyuga, bashaka kwiga kubaza, ubudozi, ubwogoshi, ubusuderi, indi myuga itandukanye. Cyane cyane usanga bahamagara urubyiruko ngo baze bige ku buntu, kandi iyo bize bagasoza bakunda no kubaha ibikoresho. Ariko urubyiruko ntirushaka kubikozwa, ngo njye ngo sinakwiga kogosha, ngo sinakwiga ngo gusudera, ngo sinakwiga kudoda, ngo sinakwiga ubusuderi, bakabyanga. Ugasanga ntibashaka kugira iki, kujya muri aya mahirwe. Abazi ayo mahirwe ko hari, abayumvise ntibashaka kujya kubyiga, n'abatabizi ntibashaka kubimenya, barashaka kuba basongarere. Rero mwa rubyiruko mwe, mureke tumenye aya mahirwe ahara twegereye, tuyegereye, tuyabyaze umusaruro, twige. Noneho nitumara kwiga, leta y'u Rwanda ni nziza, leta yacu ni nziza. Hari ikintu njya nshima cyane, nkashima Imana, nkanashimira leta yacu. Twagize amahirwe, dufite igihugu cyiza cyane, ntabwo tumeze nk'ibindi bihugu. Dufite igihugu cyiza cyane cyita ku baturage,
usanga cyitaye ku iterambere ry'umuturage cyane cyane imibereho myiza y'umuturage. Rero mureke aya mahirwe tuyabyaze umusaruro, nimugenda mukiga cyangwa se nitugenda tukiga tukabikora neza tugatsinda, bazaduha ibikoresho. Hari abo bajya batanga n'ibikoresho, hari imishinga myinshi cyane wenda ntari buvuge, barakwigisha bakaguha n'ibikoresho ukagenda utera imbere cyane rwose. Bino bizadufasha kugira iki? Kubona amafaranga. Noneho hari n'izindi nkunga leta yacu nziza igitanga, igahereza amatsinda y'urubyiruko akora ibikorwa by'iterambere byinjiza inyungu. Harimo amakoperative y'ubuhinzi n'ubworozi, amakoperative akora ubukorikori butandukanye y'urubyiruko, koperative y'abafite ubumuga, ugasanga leta y'u Rwanda yabateye nk'inkunga, yabaye nka miliyoni nk'icumi cyangwa miliyoni 5 bagakora ibikorwa bibateza imbere. Ariko ikibabaje ntidushaka kujya mu makoperative, dushaka kujya mu matsinda, n'abarimo ntidushaka gukora ibikorwa by'iterambere. turabona ayo mafaranga, abenshi barabona ayo mafaranga bakayarwaniramo, buri muntu ashaka gushyira ku mufuka we. Ibyo ntaho byazatugeza, ntaho byazabageza. Mureke duhurize hamwe amahirwe tuyabyaze umusaruro, kandi nidutera imbere, dore ko urubyiruko ari twebwe imbaraga z'igihugu, nidutera imbere igihugu cyacu nacyo kizaba kirimo gitera imbere, na nyakubahwa perezida wacu, muzehe wacu, aho azaba ari azishima, kubera ko azaba avuga ati hari abo ndi kuraga kino gihugu, iki gihugu hari abo ndi kukiraga bazagifasha gutera imbere, bazagiteza imbere. Iki gihugu cyacu ndi kukiraga abantu beza, abaturage beza bagikunda, bafite imitekerereze myiza cyane yagutse yagiteza imbere, kuko ni twebwe Rwanda rw'ejo, ni twe bayobozi b'ejo, ni twebwe tuzagikorera kigatera imbere. Mureke rero aya mahirwe duhuzwa nayo tujye tuyabyaza iki? Umusaruro. Hari n'izindi nkunga zijya ziza ku rubyiruko, abantu ku giti cyabo, umusore cyangwa umukobwa ufite ibintu akora ari ubucuruzi cyangwa se izindi business akora cyangwa se ibindi bikorwa, bakamutera inkunga kugira ngo abyagure, akomeze yinjize cyane, atere imbere. Mureke rero aya mahirwe tubona, aya mahirwe duhuzwa nayo tujye tuyagira iki? Tuyabyaza umusaruro, tureke kuyatera inyoni. Bizadufasha gutunga amafaranga. Rero iki ni cyari kimwe mu bintu bituma urubyiruko ruvuga ruta amafaranga yarabuze, ati gutunga amafaranga biragoye. Kutamenya amahirwe ahari nabyo byatuma amafaranga uyabura, utayatunga. Icya karindwi, ibigare, peer pressure. Urubyiruko rwinshi rufite uko rwinjiza, usanga rutazi uko rukurikirana cyangwa se ngo rugumane amafaranga yarwo, batazi uko bamanaginga amafaranga yabo, batazi gusevinga, ahubwo ugasanga bibera mu bigare. Ugasanga niba abonye amafaranga, niba yacuruje wenda kunguka, urugero niba ari umucuruzi, hari aho uzasanga avuze ati aya nungutse ndayanywera, n'ubundi ntabwo nari nzi ko ndi buyunguke. Niba yungutse cyane, ugasanga ngo yungutse karayanywera. Ugasanga rero bafite ibigare bahoramo, ibigare bagendamo, birwa binywera inzoga, bafite ibigare byo kurya neza. Hari amatsinda ajya abaho cyane cyane mu rubyiruko, ariko n'abantu bakuru barabikora. Ugasanga bakoze itsinda ryo kurya inyama, ugasanga buri cyumweru baryamo inyama nko mu minsi 5, bajya ahantu botsa amaburushete y'iki, bagakoteza, ni nk'abantu nka 5, bagakoteza nk'ibihumbi nka 50. Ugasanga baguze nk'uruhande rw'ihene n'ubatekeje n'urusafuriya n'iki, bakabikora 3 mu cyumweru. Iyo koperative mwakoze ntacyo yabagezaho, iryo tsinda ntacyo ryabagezaho. Tsinda ryo kurya inyama, simbabujije kurya inyama. Niba ushaka kurya inyama, niba uri umwe wibana wenda nk'uko abenshi tuba mu mageto, tuba mu nzu dukodesha, genda ugura inusu urayirya iguhaze. Niba uri umugabo ufite umudamu, reba ingano ihuye n'ibyo murarya bikabahaza, ariko reke kujya muri ibyo bigare. Ibyo bigare nibyo kuguhombya. Hari aho usanga bibera mu busambanyi. Noneho mana y'isi nijoro we, cya cy'ubusambanyi cyo kiraganje, Imana iturengere gusa. Ugasanga ayo mafaranga yinjiza, umukobwa mwiza uri muri karitsiye ati ndamurongora, umukobwa mwiza ufite amabuno ugezweho muri karitsiye ati ndamurongora, ndaryamana nawe. Wenda mumbabarire kuri iyi mvugo ndi gukoresha, niba ari nyandagazi mumbabarire, n'Imana imbabarire rwose. Ariko nyine ugasanga umukobwa mwiza abonye muri karitsiye, umukobwa abonye ufite amabuno, ngo ndamurongora. Mumbabarire ndongere, n'Imana imbabarire. Umukobwa mwiza abonye muri karitsiye, nkabonye ufite amabuno ukuntu, ngo ndaryamana nawe. Mana y'isi n'ijuru, ugasanga naho yibera. Ibyo rero ntaho byakugeza, nta terambere byakugezaho wibera muri ibyo ngibyo. Tekereza iterambere, tekereza icyakwagura business yawe, tekereza icyahindura imibereho yawe, wibande ku cyo bita savings cyangwa se kuzigama amafaranga. Ibi bizatuma udufaranga duke ufite ukorera bitume dukura, twaguke, sibyo? Bizatuma ugumana amafaranga yawe. Ikindi, urubyiruko rwinshi rukunda
gushora amafaranga yarwo mu kwiyambika ibihenze ngo bemeze abababona. Hari uzabona umusore yambaye inkweto y'ibihumbi 100, ubona yambaye ipataro y'ibihumbi 80, yambaye ishati y'ibihumbi 60. Hari ibyo bita ngo bambaye ngo complete, babyita ngo ni complete, yambaye ibintu bisa hose. Wamubaza wabishoye hangahe? 500. Harabona afite smartphone nziza cyane ihenze, atunze iPhone igezweho ya miliyoni na magana angahe. Kuva wenda kubagira amahirwe yo kuyafata, hari uzasanga wenda afite telefone y'ibihumbi 300. Ku muntu wenda umaze kugira aho agera uyatunze, wenda sinamuveba, wabikoze adahubutse azi n'impamvu abikoze, ariko se niba ari bwo bwa mbere ufasheho iyo miliyoni n'igice uru rubyiruko, ni gutyo dushaka kugura iPhone, uzi ko hari imishinga myinshi wayakoresha, hari ibintu byinshi cyane wayakoresha, nta kibanza ugira ntaki, uzi ko hari ibindi bintu wayakoresha ukayashora muri iPhone. Niyo ufashe 300 bwa mbere gute ugiye kubigura Google Pixel, telefone ya Google Pixel, ibintu ntaho byakugeza. Ibintu byo gushora mu bintu bitunguka, telefone ntago yunguka, imyenda ntago yunguka. Simbabujije kubikora, yego wabikora, ariko bikora hari aho umaze kugira waranateguye. Bino bikoresho byinshi cyane bya electronique ntago byunguka. Umuntu ukoresha iyi telefone ya Airtel twita itunge, nukoresha iPhone, zose zikora ibintu bimwe. Ntumbwire wenda ngo iPhone irafotora, ngo iPhone hari utundi tuntu tw'utumaninyeri tw'ubwenge ifitemo. Ese niba telefona ikajya kuri WhatsApp, igakoresha social media zose, imbuga nkoranyambaga zose, ikakira amafaranga ikanayohereza, ese ikindi ushaka ni kohereza na message mana. Wahaguza ku telefone kayitunge ka make, kugenda utera imbere mu bukungu, ukazagura yisumbuye, sibyo? Bityo rero bino bintu byo kwifurahisha urubyiruko rukunda rwo muri kino gihe, nibwo usanga bituma badatunga amafaranga nyine. Usanga barirwa bavuga ngo amafaranga yarabuze ngo ntayo. Nibyo nyine. Mwirinde bino bintu by'ibigare no gutuma na bino bintu byo kwifurahisha cyane by'amaraha, mu byirinde. Bizatuma mutunga amafaranga, bizatuma dutunga amafaranga. Ikindi cya 8, urubyiruko rwinshi cyane ntago rukunda gusenga. Rubyiruko mureke dukunde gusenga, dusenge Imana. Bino bintu byose dutekereza, Imana izadushoboza tubigezeho. Ikintu cyose uzakora kitarimo gusenga, ntiwizere iterambere ryacyo, kuko umwanzi Satani ahora duhiga nta cyiza twifuriza. Ariko rero nidusenga, ibyo dupanga byose tukabishyira imbere y'Imana, tukabikora birimo Imana, tuzabigeraho. Rero hari urubyiruko rukora ibintu ukabona niba ari umucuruzi aracuruza atunguka, baramutereje inyatsi, kuko inyatsi nazo zibaho. Kugutereza inyatsi bakora ibintu ntibikunde ntubigereho. Kubera iki? Kubera kudasenga. Mureke rero ibyo dukora byose mbere na mbere Imana tubiragize Imana. Imana izadushoboza tugere ku iterambere twifuza. Imana izabana natwe tugere ku byo twifuza. Imana ni nziza cyane kandi iradukunda, ikunda ko tunatera imbere rega. Icya mbere mureke dukiranuke, twirinde ibyaha, nitugira gutya tukanacumura cyangwa se tukagwa mu byaha, twihane, izatubabarira. Nitugwa mu byaha cyangwa se tugacumura bidutunguye, twihane, izatubabarira. Dukiranuke, tugire inyota yo gukiranuka. Imana izabana natwe dushoboze tugere ku iterambere ryose twifuza, mbere na mbere Imana. Murakoze cyane rero, ibyo nibyo bintu nari nabateguriye, ibintu 8 bituma urubyiruko rugorwa no gutunga amafaranga. Ugasanga baravuga bati hakize uwakize, abafite amahirwe n'abavutse kare bafashe amasambu bakiyafatira ubuntu n'ibibanza, bati naho ababyiruka iki gihe biragoye ko bakira ko batunga amafaranga. Murakoze cyane kunkurikirana rero, kanda subscribe, ukande na share, usangize bagenzi bawe babibone nabo, nurangiza uduhe n'igitekerezo aho hepfo muri comment. Njye nk'ibisanzwe nitwa Mahombe, iyi ni Mahombe Empire, ikiganiro cyo ni money making.